hanyuma muri Rayon se bimeze gute Agiseri nk'aba bataramu bo mu ntara ko nabonye hari inkuru ya mugenzi wacu mutangaza ajya kwisiba yavuze ngo Rayon Sport irimo gushaka umukinnyi ukinira AS Otoyo muri Congo Brazzaville ukina ku ruhande rw'ibumoso yatakiza mu witwa Pomisa Gese Sagesse ni wisdom. Sagesse exaucé Pomisa mu myaka 23 rwose Rayon ngo iri muri bubi akina AS Toho Otoyo muri Congo Brazzaville Toho kinyaga imikino ya ukira yitarimo kuba ku isoko ry'impuzamahanga mu Rwanda yego yarigiyeho ariko se muri murayumva ku isoko urumva nyuma yo kurambagiza umunyanigeri waza hagati urumva bageze kuri uyu musore ushobora gukina satira yakinisha imoso ashobora gukina 11 cyangwa agakina kuri 7. Uyu ni umusore abantu bamenya ko yagaragaye mu mikino ya CAF Confederation Cup ndetse yafatanyije n'ikipe ya Otoyo abantu anakora AS Otoho ikindi wavuga ko statistike ze ntabwo zari mbi muri imikino ya CAF Confederation Cup 2025-2026 kuko abantu bibuka match bakinnye n'ikipe ya Singida icyo gihe bayitsinda 2-1 byari ibitego bye kinnye 61 ndabyibuka bakina n'ikipe ya Stellenbosch nabwo yari yakinnye match ya Zamalek yarayikinnye n'umukinnyi w'umuwinga wakiniye ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville y'abato ekipe y'igihugu nkuru ntagaraba introduced ku rwego uvuga ngo ni umukinnyi wakoreshwa cyane dore ko n'ikipe ya AS Otoho hari imikino yagiye adakinishwa ya nyuma imwe n'imwe. Reka turebe niba mu gice cy'abawinga Rayon Sport kimwe mu bintu yadutoje cyangwa se isa nk'iri kwerekana nuko ngo ni ibintu byigwaho na team technique ntabwo ari ibintu uvuga ngo ni Gakwaya wabikoze cyangwa se Murenza Abdara oya amahirwe yari umutoza hari ingingo Francis Christian abungiriza be hakaba directeur technique Axel Dilon Leonard barabanza ngo bakabyigaho ikindi ngo ni projet y'abakinnyi bato kuri mukinnyi avuga ko afite imyaka 23 wavuye muri Congo Brazzaville y'abato azamuka. Reka turebe niba koko hari icyo bazageraho. Reka turebe rero muri Rayon Sport muri aperi haravugwa mu cyakse muri aperi hariho haravugwamo byinshi hano hanze. Cyambere abakunzi b'equipe ya aperi bamenye nuko mu rutayizamu wabo w'umunyakote d'Ivoire Amaniko wa Dio Camp Michel nawe rwose mpete imyaka 17 wakiniraga equipe ya Afad agomba nawe rwose kuba agera ahangaha azanye na manager we. Hanyuma kandi na wa munyamali Mamadou Traoré wa Stade Malien nawe n'umuhagarariye bagomba kuza. Ubwo rero gahunda nuko imeze rwose byavugwaga ko uyu munsi na Emani Silwane wa muzamu w'umunyamuzambike nawe agomba guhagira uyu munsi. Hanyuma uzaza nyuma ni wa munya Burkina Faso Zone wa Mazembe agomba kuza we bya shampiyona muri Congo birangiye, ariko abandi batatu nari mvuze bo muzamu Silwane Emani nuko uyu munsi naribwo byabitangijwe ko ahagera none ubundi ku mbuga za peri hagatangira rwose naho hagasa neza abantu bakabona abakinnyi bari gusinya. Hama rero hari ibyavuzwe ngo by'abakinnyi ngo nabo bashobora gusezererwa barimo Denis Omedi ngo Mugisha Gilbert ngo muzamu Pierre ndetse na Nibizira Ramazani ariko hari amakuru ibintu bitaratangazwa ku rubuga ngo mbebone ngewe ntacyo nabivuga. Harabasoje amajye buramba n'indiri ya peri n'indiri ya peri ariko hari ubwo mushobora kuba mundusha amakuru basezerewe Mugara. Ibyo byo gusezererwa nuvuga abasoje amasezerano shimwe piri ndetse hari n'ibindi nabonye ngo hari abasoje amasezerano ngo bifuza ngo amafaranga menshi, sinzi buryo abantu bayise menshi wayabiterwa n'amafaranga yarasanzwe ahembwa abakinnyi bane mu buryo bwo kongererwa amasezerano abakinnyi babene gihugu katugera tubicukumbure tuzabizana ubutaha ya kabisa cyane.
nyuma yo kubura no gushyiramo umwenya bahereye mu batoza no muri staff no mu bakinnyi hari abo bongereye amasezerano se. Yes, hari abo bongereye amasezerano. Ikipe ya polisi twavuga ko iri mu ngamba rwose, abantu bari bavuze batise ko abakinnyi benshi cyane bayisohotsemo kandi bari abatitireri, bizagenda bite? Bahereye rero kuri kapiteni wayo akaba yitwa Eric Nsabimana Zidane, bamwongerera amasezerano muri iyi kipe, akomeza no kwibera kapiteni birumvikana. Hanyuma kandi undi bagombaga kongerera ni umuvandimwe witwa Iradukunda Simeon, umusore ukina hagati mu kibuga rwose, nawe baje kumwongerera amasezerano. Undi wongereye amasezerano yitwa Patience Niyongira, nawe ni umuzamu, nawe bamwongereye amasezerano. Ariko ibyo ngibyo byo kongera nkaho bidahagije, ku munsi w'ejo rwose witwa Byishimo Varwa, umusore wari umaze iminsi yanugwanugwa n'amakipe menshi cyane, umusore akinaga muri Bugesera hagati mu kibuga biza kurangira rero Byishimo Varwa nawe asinyishijwe kabisa igihe kingana n'imyaka 3, umusore w'umuhanga cyane, imyaka 3 akina hagati mu kibuga, akaba rero nawe yamaze kugera muri ekipe ya Police Football Club. Nyuma yaho imwifuje Rayon bikanga, polisi iramutwaye, ni transfer nziza. Asera yaramwifuje koko. Ubwo urumva cyane uziko buriya ariko Rayon ibyayo birasekera, yamwifuje cyagiye mbere imuvuga na sezitararangira, ariko byageze ahiri Hilali kuri Laurencio, byageze ahiri turiza. Gusa ku yandi makuru avugwa muri polisi, iri mu biganiro n'abakinnyi babiri, Mukire Confiance w'ikipe ya Marine ndetse na Sultani Bobo w'ikipe ya Marine. Confiance aperi rabyemera. Aho rero niyo nyine uhita utinyira ukavuga ngo aho ngaho sawa ni bagiye guteza ibibazo. Aho urongeraho Kandi muri Marine birahagije. Aho urongeraho uwitwa aperi abakinnyi cyane Confiance. Abanyarwanda bafite umugane Denis Omedi nawe aravuga ko transfer n'uvuga ngo banke yahemberwamo idashobora kuza guhinduka, itahinduka arasanzwe yahemberwamo, yayihemberwamo Omedinho rero yayihemberwamo ariko adahembwa na AP nyine ni kuba umukoresha yahinduka banke nyine we ikipe ihinduka ariko banke ntihinduke. Muri Denis Omedi iri kumushaka. Hanyuma ubwo nitura kuri Varwa, polisi ishobora kuba isoko ryayo rinini rishingiye muri Bugesera. Urebye rutayizamu Aneraija, urebe Gakwaya Leonard, ushyireho na Varwa bazanye na Didier Taichi muri cya gihe cye. Umuntu uhagarariye inyungu za polisi muri Bugesera ninde? no gutangira kuzishaka ambasaderi no kureba uza gukoresha za Doom Spy zawe ni President Jackson, SDC Rasi, ni manager Dinyo ninde? cyangwa ni hit. Umuntu wese uri kuzamuka wese neza muri Bugesera ko ari kuyitagera cyangwa ni hit ahita aguruka cyane. Ariko umuntu ariko ni umuntu abazamuye urwego ni kuri Denis Omedinho polisi hafi ntabwo abarekuye kirongozi ngo ujye kuvuga ko kandi uzanye Denis Omedinho Dweza n'umukinnyi twereka ko yakora ikinyuranye nyine. Uruvuga ngo ibyo nibyo twe turi kuvuga nyine byagakozwe. Wabwira ikintu kimwe polisi yagenderaho izana Omedinho, nuvuga ngo oya ibitego se yatsinze, imipira se yatanze yavuyemo ibitego akirimo uwo kreti yihe nyine. Rugango nubibaza uri kuvuga kuri polisi uribaza ngo warekuye Didier uzana Prince ushaka iki? Ubwo ariko wibuka kuri kwibaza kuri polisi. Iyo se si polisi urimo wibaza nyine ikora izo transfer. Ibyo uri kwibaza ni realite twakabaye tujyamo, turi kureba ngo ikipe yakwiyubaka ite, yakomera ite nako mu gihari. Ariko tujya muri realite niho hano wibaza ngo ni gute urekura Taichi kwazana Prince udakina, akaba none yaranasoje saza adakina. Iyo niyo polisi nyine uko ikora ibyo ngibyo, ni nabyo wibaza ngo Omedi yazate wararekuye witwa Kirongozi. Nureba ro muri banze bashake na technical staff n'umutoza kuko ibintu bishobora guteza ibibazo. Ushobora kuzana abakinnyi ko cyazaza kavuga ati nge sinjye wabaguze ibintu biteza imbere cyane. Urugero buriya Ben Musa njya kumunyuzamo umurongo ni ku mazina y'abakinnyi bivuga ko yagiye atunga urutoki ngo polisi izane muri retu. Agiye muri AS Kigali, umukinnyi bazanye siwe wari mwiza, uwitwa Eze bazanye Eze, umukinnyi wayoboraga defense ni Frank Onyebol. Aho banze unyizeyo umurongo ugiye kuri attack utekereje Rudasingwa Prince
nuvuga ngo uvuga ngo Taichi yaragiye Urwaye. sibyo urwaye Urekuye urabyuka Taichi. intambara zo kuvuga ngo ntarasinya ngo bishaka gupfa ngo ko basanze arwaye ngo atazapfa no kubakina ukavuga ati ibi bintu muri polisi uragiye ufite Christian uzanye ngo Jean Dodier udahemuka pe udahemuka Christian umwicaza ni muri bro. saison mo hagati uba ushaka kuvuga ngo ahangaha ndabona ntaratekereje neza muri sama reka nzane umuntu wo kugira ngo hafixe ahangaha biragorana. umwenzi nahinduke ariko ahindukane n'inzoga cyane na kuko kuzana umwenzi ariko ugasanga imbere biracyakomeye ugasanga inzoga n'ubundi ntirahinduka ikibazo. aho rero uwo mwenzi uvuga ni ukuntu ikipe irimo ikora transfer itarabona umutoza. uwo mutoza se saa mugani ziri gukorwa nando inde Ubuyobozi bwa polisi. ubuyobozi bwa polisi uri gukora transfer ubuyobozi bwa polisi noze Ben Musa urimo kuzikora azi kwa gutse baramwiruka ubuyobozi bwa polisi kandi Bwa polisi. nati timu manager nawe kandi yaragiye mabre Fande ubwo ntabwo nafande munyambo na fande rangira urumva ubwo n'ubuyobozi bwa bari polisi mu ngamba bari mu kazi ubwo na Korodete we simuherutse ubwo na acting na acting SG ubwo nyine n'uwasigaye muri izo nshingano ubwo urimo na fande kamunuka urumva rero nimwe akazi baba bafite ntabwo mwanya nyine icyo tuvuga Rugango niba umutoza utaramuzana ko arabanje gushyira imbaraga mu bakinnyi. Jabir aracyahari Jabir ntabwo bigeze Tarambirwa. ntabwo urumva ashobora kuba ari uri kugira mu barafatanye mu basezererwa mu bongererwa amasezerano n'abari kwinjira umutoza mukuru ataraza naza se akababwira ngo aba bakinnyi munyeretse ahangaha mbakeneye izindi mbaraga babakinnyi basinjije amasezerano bizagenda gute. niho hantu uzasanga rero iyo uri kugura abakinnyi atari umutoza wifuza ko muzagera muri iyo poroje uri kubigiramo uruhare niho hantu usanga mu kwezi kwa mbere akubwiye ngo ndashaka abakinnyi 6 kandi kugura abakinnyi 6 mu mwaka mo hagati ikipe iba yamaze we ngo polisi ngo ibintu irategura ngo biteye ubwoba ngo byarize ngo izaba ari yego ngo izaba ari yindi nanjye nkibaza ibintu bya polisi ngewe igihe sitateye ubwoba n'iryari igihe bitavuzwe n'iryari ikintu ni kimwe noneho bafande ngewe buri gihe mpora ngewe nibaza kuva polisi yashingwa polisi hari ijambo bita polisi polisi FC polisi yanyu ni iyihe muri mupira w'u Rwanda ngewe nicyo buri gihe niyo nahura na IGP niyo kintu cyo namubaza intego namubaza fande politiki ikipe ya polisi FC football club yanyu nka Rwanda National Police intego mu mupira w'u Rwanda ni izi mwaricaye murazandika muzemeranyaho mufite uburyo bwo kuzigeraho bwanditse cyangwa muri abantu baza gusa mugakina pool gukina benahombye ikipe kugira ngo iyo polisi amafaranga bagiye guha Ben Musa uko angana niba yamuye kugira ngo basese miliyoni 250 barebye nayo bayamuye ariko ukurumva icyo kintu cyari cyo barakize niba yamuye kandi umuntu bafite amafaranga ibyo bafite amafaranga yo guhora batanga gutyo kuyamuha gutyo gusa bikarangira gutyo nta muntu ubibajije niba nta accountability hari ubwo nta muntu wabibazwa tubigere gute niba yamuhe nyine umuhungu za Tunisia bizakomeza gukurikirana polisi kuko buri gihe niba iyo bashaka ibisubizo bishaka byanga bya